Baragaye no munsi wari waragiye ubundi. Murakoze cyane ko mijambo. Ubundi amazina yanjye banyita bwite nitwa Senyumva Alphonse ariko ku izina banzi ry'ubufana. Umufana rero utwara igare tatse biturusu. Yego. Bico muri make nkaba nitwa igare biturusu. Yego. Ubwo cyangwa rutabara kinyinya. Yego. Ubwo muri make n'ijambo bajije ngo ntago ntuga kuri match nibyo koko ntago namaze igihe naza kuri match ariko bitewe n'impamvu zuko nana kibazo boho kutubwira nagize akabazo bangwa ko bamfunga banjyana mageragere bankata amezi 6 y'urugomo narwanye n'umufana wa PL dupfa ko ikipe yari yadutsinze we ashaka kugira ngo aze kunsesereza turarwana arakomereka cyangwa kumpa imbabazi ubwo bituma njyana mu nkiko bahita bankatira amezi 6 amezi 6 rero nyashoje ubwo nahise mba mu mujyi wa Kigali njya mu ntara ubuzima mbese nari mbonye bumeze nabi nigira mu ntara biba ngombwa ko match z'i Kigali ntazikurikirana bitewe n'amikoro ubwo none kano kanya ubone ngo naringarutse muri match ya Rayon Sport. Uwo mufana mwashamiranye mujya mubonana mwongeye kuvugana nyuma yaho? Mufana twashamiranye ari n'umukobwa ni hafi hano Igikondo cyatubonana cyane. Mwari mupfuye ko agusesereje akubwira amagambo yo kukwenura ko mwatsinzwe? Yaransesereje ambwira amagambo kunyenura ko twatsinzwe bese bikabije cyane nawe yashyiramo gakabye cyane. Iki ni ikintu kimaze kuba ikindi kintu kubera ko bimaze kugaragara ko amaderby menshi cyangwa match Rayon Sport yatsinzwe hatabayo kumvikana hazamo ikibazo. Nk'umuntu watojwe niki wize ubu ngubu? Njyewe ikintu nize ngeze hariya no kuvuga ngo njyewe niyo yaza kankubita nakwikomeza nkigendera nkamwiyorera pe ko baratwigishije nyine ibintu by'urugomo ntago ari byiza kuba ikipe yatsinze nawe watsinze umufana w'ikipe yatsinze si byiza ko usesereza ujya kwigamba kuri bawundi batsinzwe ugomba kumuha fair play kumuha tipore nyine ejo nawe muzatsinda. Wajyaga wumva amakuru ya Rayon Sport uri mageragere? Mageragere narayumvaga rwose nareba hari na televiziyo twarabaga umupira kuri televiziyo Rayon Sport itsinda igatsindwa hakaba n'ikipe nyine y'imageragere yitwa Esperance ariyo Rayon Sport y'imageragere hakaba na Intare ariyo ya PL y'imageragere. Hari na match yabahujije ubundi Intare zitsinda Rayon Sport 3-2 yego? Ntago narindiyo nari naraje wari warataje ariko gomeruka nyine Esperance niyo kipe ifite ibikombe byinshi hariya mu igororo rya Nyarugenge ko ngo gutsindwa kwayo ashobora kuba abafana abakinyi bayo harimo abitwa ba Jean Marie bari baratashye cyangwa badakinamo niko gutsindwa kwayo. Hari umukinnyi wakineye Rayon Sport ufungiyeyo uramuzi? Ufite n'imanga yiwe bita ni Songa Izani Muganza Isaac. Muganza Isaac ndamuzi. Afungiyeyo ndamuzi twari n'inshuti cyane. Ariko Isaac yakinaga mu ntuza muri Esperance. Ubuzima bwe bumeze gute mageragere? Ubuzima bwe ni bwiza rwose ameze neza cyane. Hari n'undi wigeze kubona mukuru umuvandimwe wa Bugingo wa Kimu. Bugingo wa Kimu muri APR. Ubu yakinaga Rayon Sport agasiga yakina APR. Yitwa Braka nawe afungiye hariya. Yagutumye gute ngo Bugingo Akimu mu butumwa? Yarantumye kuri Bugingo Akimu ngo Bugingo Akimu uzamushake nyine ngo musuhuze umubwire ngo nyine Braka aragusuhuza ngo niba ngombwa nyine mwanjye munamugeraho nyine bidatinze. Nyuma yaho rero ugarutse ku kibuga uyu munsi ya Rayon Sport na Gicumbi iheruka gukina Rayon Sport bwo Covid yatangiraga nyuma yaho igaruka mu cyo cya mbere baranganya ni Gicumbi bagiye gukina kuri Kigali Stadium. Ku makuru wumvishe kuri Rayon Sport ihagaze gute urabyumva gute iri butsinde? Ku makuru ya Rayon Sport ukuntu maze iminsi nyikurikirana no ku maradiyo Rayon Sport ngo ni ikipe phase retour muri phase yatangiye abakinyi bayo ubona batamenyeranye ariko muri phase retour abakinyi baramenyeranye gusa ikintu twiteze nk'abafana twiteze ko Gicumbi nubwo umukino ubanza twanganyije ariko uyu mukino Rayon Sport uri kwakira mu Gicumbi
Rayon Sport twiteze ko iri bukore ibishoboka byose igatsinda Gicumbi ikongera kuduha ibyishimo. Nk'abakinnyi nka batatu bashaka gutsinda ibitego bya Rayon Sport waba uzi nabahe? Umukinnyi wa mbere umukinnyi w'abatazamu njye n'umukinnyi nakumva ushaka gukina uheruka ari Faringanye okay na Aziz Basani abo ni buheruka abo bari kawo Pizarro nago bazi abo bita bacimangana bazani nago bazi abo bita Kitoga nago bazi ba Kitoko gusa mbumva kuri radio ariko nago ndababona amaso ku maso. Ufite amatsiko yo kongera kuri Rayon Sport? Hano mfite amatsiko yo kongera kuri Rayon Sport ku maso ndabyishimiye cyane. Ubutumwa dusoza nicyo babwira abakunzi ba APR ndetse na Rayon Sport bakunda gushamirana nyuma y'imikino kandi batanahujwemo cyangwa niyo bahurijemo? Okay, ubutumwa ngiye gutanga ku bafana b'amakipe yacu ari mu Rwanda, biriya bintu byo gutsindwa hanyuma mukajya kwigamba ku bafana batsinze cyangwa umufana watsinze aza kwigamba ku mufana watsinzwe, ntabwo biriya bintu ntabwo ari byiza. Wowe mujye mukora fair play, munasangire, munagurirane, mbese musangire, mugaragaze ko umupira atari intambara. Usira kibuka kuvuza vuvuzera? Bana vuvuzera ndacyaye cyane. Imyukura cyayi ifite wagira ngo ntabwo waruri mageragero urambeshye. Ifite ariko gusa nuko n'akantu ndacangamo. Uzura gacagamo? Ni ngabona. Uvuye mageragero ufite inyota. Ni ngabona kabisa ndagacangamo. Ifite inyota hatari ngo. Iva kwita kugura akaruka. Mwakoze cyane. Okay. Icyo sozereje ndasuza abafana bagenzi banjye. Suza Marayika, Bafeza, Abanyanza, Abarwarutabura, na Mr Kabinda Elias Gikondo. Na kaburimbo bose kaburimbo yaranafunzwa gusangayo. Kaburimbo bashobora kuba naravuyemo. Yigeze gufungwa nawe? Naravuyemo, ashobora kuba yaraje nyuma yanjye. Reka twifurize ibihe byiza kandi twifurije n'intsinzi. Okay, murakoze cyane. Sawa, ugira ibihe byiza. Yego, murakoze. Sawa.